Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Marebe TV kandi tubahaye ikaze ku biganiro byacu bitandukanye byerekeye umuco, amateka, insigamigani, imigani ndetse n'ibindi bitandukanye byerekeye ubuzima busanzwe. Turagushimiye nanone wowe udukurikiranye, tunagusaba gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Nk'uko bisanzwe uyu munsi turabagezaho umwe mu migani tugenda tubategurira twifashishije inyandiko ndetse n'ibitabo bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kukugezaho umugani wa Magorwa, Intare na Bakame. Tega amatwi wumve uko byagenze. Kera habayeho umugabo akitwa Magorwa. Yari atunze inka, ihene ndetse n'intama. Umunsi umwe yahura inka ze araziragira. Igihe cy'igicamunsi kigeze, intare iraza iti, yewe wa mugabo we, izi nka uragiye ni izande? Magorwa ati, ni izanjye. Intare iti, ese uranzi? Magorwa arayisubiza ati, sinkuzi. Intare iramubwira iti, uzi ko abantu muri inkozi z'ibibi? Uzi induru yanyu ya nijoro mwateranye hamwe mucanye ibishyito ngo intare irabatera, none ngo ntabwo nzi? Magorwa arumirwa, ubwoba buramutaha, areba hirya areba hino, aremera ahebera urwaje. Intare iramubwira iti, umva wa mugabo, ndareba wahutswe, hitamo gupfa cyangwa kuzajya umpa itungo igihe ndishakiye. Magorwa ati, nemeye kujya nguha itungo ushaka. Intare irongera iti, umenye kandi ko nugira uwo ubibwira nzakwica. Intare ifata ikimasa irakijyana, Magorwa nawe acyura izindi. Ageze imuhira, umugore aramubaza ati, cya kimasa kiri he? Umugabo ati, cyazimiye, nagishatse ndakibura. Nyamugore ati, cyazimiriye mu zindi nka, niba hari abo mwaragiranye uyu munsi ubwo kizaboneka ejo. Umugabo arasubiza ati, ibyo byihorere ni ibyanjye. Umugore ati, nta mpaka tujya, nibarizaga. Ya ntare nayo ibigira akamenyero, aho ishakiye ikajya itwara imwe muri za nka. Umugore wa Magorwa nawe bimubera urujijo, kuko atamenyaga aho izo nka zizimirira, kandi yabaza umugabo we, igisubizo kikaba ko inka zazimiye. Magorwa abura uko yabigenza, kandi inka zari zigiye kumushiraho. Yibera umunyabyago, araharirwa, aranyukirwa. Bukeye Magorwa ahura na Bakame. Bakame iti, ariko wa mugabo we, ko umaze iminsi warasuherewe ni ukubera iki? Magorwa atekereza Bakame uko byagenze. Bakame iti, uwagukiza iyo ntare wazamuhemba iki? Magorwa ati, icyo ushaka cyose. Bakame iti, uzajya undeka nirishirize utwatsi mu murima wawe, kandi uzandinde imbwa zawe. Magorwa ati, ibyo nabyo ndabikwemereye. Bakame iti, maze uzabaho umugozi ukomeye, ufate intorezo yawe ugende nk'ugiye gututira ibiti mu ishyamba, uzasanga intare yaguteze. Izakubaza impamvu udaheruka kuragira aho ishobora kwifatira inka yayo nk'uko mwabivuganye. Nzaba ndahirengereye. Ibibazo nzakubaza uzajya ubisubiza, kandi ntuzagire ubwoba ngo umvuge mu izina. Magorwa abigenza nk'uko Bakame yabimubwiye, afata umugozi n'intorezo aragenda. Intare imubonye irishima cyane, iti, kaze neza mboga zizanye. Ubu se kandi urankizwa n'iki ko wishe amasezerano? Igihe Magorwa ataragira icyo asubiza, Bakame irahamagaza iti, mbe Magorwa urajya he? Magorwa ati, ndajya kwasa inkwi zo gucana. Intare iti, uwo ninde uguhamagara wa mugabo we? Magorwa ati, ni umuhigi nyamuhigi uhiga inyamaswa z'inkazi. Intare ibyumvise igira ubwoba, iraryama. Bakame irongera iti, mbe Magorwa we, nta ntare wigeze ubona cyangwa wumva yivuga? Intare iti,
uvuga ko ntayo wabonye nta n'iyo wumvise. Magorwa ati ntayo. Magorwa ati yewe ntayo nabonye. Bakame ati mbe Magorwa, icyo kiryamye imbere yawe ni iki? Intare iti uvuga ko ari igishyitsi cy'igiti. Magorwa ati ni igishyitsi cy'igiti. Bakame iti hari igishyitsi cy'igiti kigira amaboko, amaguru, umunwa ndetse n'amatwi? Intare iti uvuga ko ari igiti barimburanye n'imizi yacyo. Magorwa ati ni igiti baranduranye n'imizi yacyo. Bakame iti niko se Magorwa we, ko wambwiye kujya kwasa inkwi zo gucana, wahereye kuri izo? Intare iti vuga ko iki gishyitsi gifite ibishami binini utabona uko ugitwara. Magorwa ati iziki sinabona uko nzitwara. Bakame iti Magorwa we, mbwira niba byakunaniye nze ngufashe. Intare irakangarana iti uvuga ko bitakunaniye. Magorwa ati wikwirirwa uza ndabyifasha. Bakame iti ariko ko nduzi umugozi wawuhambirije icyo gishyitsi, hanyuma ukikorera ugataha hakiri kare, none waza guhura n'intare. Niba kandi byakunaniye umbwire nze ngufashe. Intare iti mubuze ye kuza. Magorwa ati igumira aho ndayishoborera. Intare iti mpambira vuba. Magorwa afata umugozi mu ntoki agira ngo ahambire intare. Bakame iti ariko Magorwa urakora nk'abana, uhambira igishyitsi nk'icyo ashyiraho umwete kandi agakomeza kugira ngo bidahambuka. Niba kandi byakunaniye umbwire nze mbikore. Intare iti mpambira cyane nk'uko uriya mugabo abyifuza. Magorwa ahambira ya ntare arayidanangira ku buryo itashobora kwinyagambura. Bakame iti warangije? Magorwa ati narangije. Bakame iti Magorwa we, iyo umuntu amaze guhambira igishyitsi nk'icyo afata intorezo agakubita akacyahuranya kugira ngo arebe ko imigozi yahambiriye ikomeye koko. Nakubwira iki rero? Magorwa afata intorezo no mu gahanga k'intare ngo po, arongera ngo po, abigira gatatu, intare arayicaye ikiraryo. Bakame iraza iti Magorwa rero ngukijije umwanzi, ahasigaye ni ukwibuka bya bihembo byanjye. Magorwa ati narabikwemereye, n'ubu ndabikwemereye. Magorwa ageze iwe atekerereza umugore we uko byagenze, amubwira ko amahirwe ye ayakesha Bakame. Bukeye Bakame ijya kwa Magorwa ayiha ibihembo byayo, itaha inezerewe iti ubundi rwose ineza ikwiye kujya yiturwa indi, uhawe igisaruhande ntiyiture ikinono cyangwa amagufwa. Sinjye wahera, hahera umugani.